Ibitangazamakuru by'i Burundi byacitse ururondogoro birandika ku buryo bukomeye. Even n'ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda birashishimura biravuga biti noneho ibiri kubera Burundi n'akamaramaza umugani w'abarundi. Niyo mpamvu nanjye kano kanya ndahamagara abavandimwe bashinga naye b'abarundi ngo baze batubwire ese kuko ibi bintu niko byagenze. Perezida Ndayishimiye cyangwa se Perezida Never uyu nguyu akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kuba atangaza ibintu bikomeye. Ni ibintu abantu bavuze bati ibi bintu uyu mugabo yavuze ntabwo ari byo kubera yuko uburyo yabivuzemo ntago byagakwiye, ariko ntekereza ko ari imyumvire y'abanyafrika. Ku ruhande rumwe ibintu Ndayishimiye yavuze nibyo byagakwiye, ahubwo wenda ikibazo n'uburyo yabivuzemo kandi akabivuga ku gihugu kiwe, aho abantu bavuze batoya ntago ari cyo gihe, ariko mu buryo cyangwa se mu buryo buri indirectly twavuga yuko ibintu yavuze ni byanyabyo byagakwiye kugira ngo bikorwe n'abanyafrika. Ariko kubera ko imyumvire yacu nk'abanyafrika ishobora kuba itaragera ku rwego kugira ngo twumve neza ikigamije cyangwa se twumve neza icyagakwiye kuba kitugirira akamaro, Ndayishimiye benshi bahita bamufata nk'aho ari komedi arimo aravuga, benshi bahita babona yuko ibyo avuga wenda nta meaning bifite, ariko ikibazo si uko nta meaning, ikibazo si uko yanabivuze, ahubwo ni umwanya yabivugiyemo n'igihe yabivugiyemo. Ariko ibintu yavuze mu by'ukuri Afrika irabikeneye, kandi Afrika nibyo byagakwiye kuba byitwa inzozi zayo. Yavuze ibiki rero? Yabivugiye he? Yabivuze habaye iki? Ibyo ngibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Nabonye ko abantu benshi tugifite urugendo, nubwo Ndayishimiye mumugira umuperezida w'umukomedian, nubwo Ndayishimiye mumugira umuperezida ushobora kuba atazi ibyo abavuga, nubwo benshi mumufata nkaho ibyo akora n'ibyo bashyira ku murongo atabimerota, ariko hari ibyo avuga kubera yuko byabaye kabaye twende, abantu bakumva yuko n'ubundi ari komedi. Kuri iyi nshuro rero ndagira ngo uze kunyumva neza, wumve ibyo yavuze, ese nawe ushyire mu mutwe wawe, ushyire ku munzani uvuga uti ese koko Afrika koko ibi bintu tubikeneye koko? Ariko ikibazo biraca mu yihe nzira, biranyura he, mu buhe buryo? Hanyuma ni ibi yabivuze igihe yarimo arataha urugomero rwa Kabo ya 16 hariya mu ntara ya Cibitoki. Hariya yararimo arafungura urwo rugomero. Rero ni urugomero runini, ni urugomero ubona yuko ruzatanga umusaruro. Aho yanavuze yuko uru rugomero byari biri mu nzozi, byari biri muri manda yiwe ajya kwiyamamaza, yari yarabyemereye abaturage b'abarundi. Avuga yuko rero kimwe mw'ibyo ngibyo abigezeho cyangwa se akigezeho, ariko n'ibindi byinshi bikaba biriho biraza. Ariko avuga yuko n'ubundi byagezweho, habayeho gukora cyane, kandi habaho n'uburyo bwo kuba bamwe batarabyishimiye, bamwe bakabisenya, abandi bakarya amafaranga, bakarya amahera y'ibyo bikorwa. Ubundi aravuga ati byabaye urugamba rukomeye cyane kugira ngo tugere hano hantu, byabaye urugamba rukomeye cyane kugira ngo twinjize cyangwa se turangize runo rugomero. Ati Imana ishimwe kandi Imana ibihererwe icyubahiro. Icyo yavuze rero gikomeye cyane, ubwo yari mw'uwo muhango rero yahagaze ahagara kuri podium ye, arangije arababwira ati njyewe ndahamya yuko 100% Uburundi ari igihugu gikize muri Afrika. Arangije ati njyewe nivuganiye na Banke Mondiale, nyibwira yuko nta mfashanyo zanyu nyikeneye, babwira yuko nta mfashanyo zabo abarundi bakeneye, ati ahubwo abarundi urwego bagezeho n'urwo gusagurira n'amasoko, n'urwo gufasha ibindi bihugu byo muri Afrika ndetse n'Uburayi. Abantu bati Ndayishimiye noneho afashwe n'iki, bigenze bite? Arangije yongera ati birambabaza kubona iyi miryango mpuzamahanga ifata Uburundi ikabushyira mu bihugu bikennye, nyamara ntabwo dukeneye, dufite ibiryo, dufite amazi, dufite amashanyarazi. Ubwo yavugaga ibyo abarundi bafite kandi bagenda bafasha na bene babo b'abanyafrika. Ariko iyo imibare ikozwe byagaragaye yuko amashanyarazi yavuze, amashanyarazi abaturage b'abarundi batunze amashanyarazi cyangwa se umuriro baragera kuri 5%. Urumva u Rwanda aho iyo bagiye kubaraba bara muri za 70 ku muturage ku ijana, ariko Uburundi ho ni impuzandengo ya 5%. Ikindi cya kabiri, nubwo avuga ngo ibiryo birahari Burundi, za raporo z'imiryango yita ku burenganzira bw'ikiremwa
nta muntu cyangwa se bwita za raporo zita ku miryango zita ku burenganzira bwa muntu zo zivuga yuko Uburundi bufite abaturage benshi cyangwa se bufite abana benshi barwaye bwaki. Bakavuga yuko n'ubundi abarundi kugira ngo umurundi azabone amazi ni ikibazo. Izo raporo zose rero nizo Ndayishimiye agenda agafata agakubita hasi akavuga ati izi raporo sinzemera kubera yuko abarundi turi mu bihugu bya mbere bikize muri Afrika. Ati kandi urwego tugezeho ntago rwo gufashwa, twebwe nge nibwiriye Banque Mondiale yuko izo mfashanyo zabo tutazikeneye. Icya kabiri avuga yuko ahubwo urwego abarundi bariho ari rwo gufasha abavandimwe b'Abanyafrika. Ibyo nibyo nababwiraga ati ibyo mu by'ukuri ni byiza bibaye koko Uburundi ariko bumeze, ariko se koko niko bumeze? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri impamvu navuze ngo Ndayishimiye abana bamufata nka komedi cyangwa se nka kwikinira komedi, wenda nuko uburyo aba yerekana bwo kugira ngo bigerweho, wenda n'igihugu cye aho kiri kano kanya turabizi ni ibibazo byinshi cyane, ariko noneho uburyo we abivugamo n'uburyo bigomba kugerwaho nicyo kibazo. Ariko ibyo avuga byo nibyo byagakwiye yuko Afrika igera ku rwego rwo kuvuga ntifashwa ikifasha igakora ibishoboka byose ikava hamwe ikajya ahandi, kandi ibyo ngibyo byagakwiye rwose 500%, cyane yuko buriya Afrika niyo ntabwo natinya kubivuga ko ariyo isa nkaho ivomera aba banyaburaya, kubera yuko uyu mugabane ubaye udahari n'Uburaya ntabwo bwabaho for sure. Ariko Ndayishimiye nyine kubera uburyo abivugamo n'icyo ari cyo, wenda n'uburyo yakomeje kwigaragaza mu ruhando rwa politike y'isi, abantu iyo babivuze cyangwa se iyo avuze ibintu sometimes iyo ubyanarije neza wumva bifite meaning, bifite ishingiro, ariko noneho wajya kureba neza ugasanga uburyo yabivuzemo n'uburyo bigomba gukorwamo niwo murongo atajya atanga. Ngayo nguko rero, hanyuma mbibutse yuko uyu Ndayishimiye uri kuvuga ubu ngubu igihugu cye gifite ibibazo igitoro cyabaye ikibazo, ariko anavuga yuko igitoro kitari ikibazo mu Burundi kubera ko kuva na kera abarundi bahoze bagenda n'amaguru, ati mushobora gukoresha amaguru. Icya kabiri avuga yuko igitoro ari ubugambanyi bukomeye bwakozwe na bamwe mu bakire cyangwa se mu bagwizatunga bari hariya mu Burundi. Avuga yuko rero ntacyo bazamutwara kubera yuko ni umuyobozi w'abarundi, ati ibyo bakora byose ntacyo bantwara. Ararenza anavuga ati ariko buri gihe ko mbona ku mirongo y'amasitasiyo amwe n'amwe haba haparitse imodoka zisanzwe, izi modoka z'abaturage, ko ntarabona V8 iparitse hariya ku murongo w'abajya gufata igitoro. Ese izo V8 zinywera hehe igitoro? Ati rero ni ukuvuga ko bagira amasitasiyo yabo bagiye bagapangamo ibyo bitoro, barangiza bakaba ariho bajya kunyweshereza ama V8 yawe. Ati hariya ku masitasiyo buri gihe mabona izi modoka zisanzwe, ntago njya mpabona ama V8. Ese ama V8 anywera hehe? Nicyo kibazo yibazaga. Ati rero ni impamvu z'abantu, ntago twabuze igitoro abarundi, nteho yamwihangana rwose ntago twakibuze, ati ahubwo hari abantu rwose batanshakira amahoro, ntabo ngabo kandi ntabwo rwose bizapfa kubakundira. Uwo ngo ni Ndayishimiye mu magambo yiwe rero yavuze yuko abarundi badakennye na gato, ntihakagira umurundi urira nimba umurundi ashobora kuba ari hariya mu Cibitoki cyangwa se ari Bujumbura, akaba yirira imikenke, akaba yirira agatoki, akaba yirira imyembe, akaba yirira amamandarina. Ibyo ni ibintu byera cyane mu Burundi, ni ibiryo bakungahayeho cyane, akaba ameze neza. Baravuga bataho ni sawa. Ariko nanone wajya kureba ukareba impuzandengo zaba bishobora kubigeraho, nabyo ni ikibazo. Rero murabizi neza ko no muri iyi minsi yashize yagiranye ikibazo n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, amubwira yuko cyangwa se aho yababwiraga yuko aho kujya ku mission cyangwa se basigaye bajya kuri mission hariya imodoka z'ibikoresho bya gisirikare zikagarurwamo amabuye y'agaciro. Ibyo ngibyo byose rero yashatse kubyereka kubiziza uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko none umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi arambwira ati barakubeshyesha, never abura amahitamo, kubera ko uyu mugabo bavuga yuko ni umwe mu bagabo bakomeye n'inkingi za mwamba ku butegetsi bw'uyu mugabo. Bavuga yuko aramutse amurekuye nawe byaba ari ikibazo. Ibyo ngibyo rero yirinze kujya kubyijandikamo, aho uyu mugabo yari amaze gufungura aba ofisiye
ofisiye. Perezida Neva yari yategetse ko babafunga, hanyuma we arangije ajya muri gereza ya gisirikare abakuramo, aravuga ati musohoke bahungu banjye dusubire mu kazi, then anabasubiza muri Kongo bisubira mu kazi. Urumva ko ibyo byose ni ibibazo uyu mugabo afite, rero atagakwiye kuba yijandikamo. Abantu bavuga batese koko Uburundi ntabwo bugikeneye inkunga za Banki Mondiale, koko ese ni ibyanya by'Uburundi burishoboye? Icyo kikaba ikibazo abarundi bibaza, ndetse n'abandi bakurikiranira politike y'u Burundi hafi. Ariko muri Afrika ibyo uyu mugabo yavuze byo twari dukeneye ko bibaho kabisa, bikaba byanagenda neza. Ariko ikibazo ni kimwe, natwe abanyafrika turisuzugura, tuba twumva ko bitagerwaho. Ikibazo uko si ibyo Neva yavuze, kuko ibyo yavuze yabivuze nk'umuyobozi, ahubwo ikibazo ni uburyo bwo kubikoramo. Uburyo burahari, ese ntabwo buhari? Ese igihugu ari kuvuga ko gifite ubwo bushobozi kirabufite cyangwa ntabwo gifite? Ikibazo ni ukuza kubeshya abantu kuri kamera, ariko ibyo yavuze rwose byo byagakwiye kuba ibitekerezo bya buri muyobozi wose wa Afrika, ahubwo hakaba hari uburyo bigomba gukorwamo n'uburyo bigomba gukurikizwamo. Reka mbashimire cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane 5 kuri 5. My name is MC Thierry.